umushumba Diane ababwiye n'umwe mu bakozi b'Imana dukora umurimo hano mu ntara y'Iburasirazuba. Ndi kumwe nabo ndetse hari abandi bashumba babiri turi kumwe n'abahunga pasiteri wa Nyagatare na pasiteri wa Rukara, pasiteri Ruzariza Faustin nahaguruke cyo basuhuze. Pasiteri Jacques nawe nahaguruke. Restoration Church Nyagatare, Pasiteri Vianney nahaguruke. Restoration Church Nyabega hari abandi bataje bari kuba baje. Nkuko bigaragara kandi ashimira abashumba batandukanye ndetse baturutse mu matorero nabivuze kare matero ya mbere. Ni byiza turi itorero rimwe ubundi. Turi itorero rimwe n'umubiri wa Kristo. Abagize amahirwe yo gusa naho buzuza ibisabwa turabishima. Ari babwira kare ni yari igihe twumva ko leta yatubangamiye ariko ndashima Imana cyane ngewe narabivuze n'Rwamagana. Kera twarababaraga batubwira ngo dushyire amapave tukumva biraremereye, ariko igihe byaje aba batari barayashyizeho nibo bavunitse cyane. Twebwe twayashyizeho kare bitari byanaba, babizanye rero dusanga twebwe twararusimbutse. Ariko nageze aha ndumirwa uburyo ari heza, harakabaho leta yacu. Akabaho leta yacu Nyagatare nayo bamutegetse gukura amapave ku kaburimbo kuyageza ku rusengero. Ako ngewe iyo bategeka gukura n'iriya mu murima hose ngo bayageze ku rusengero zari kuba byiza cyane. Ni byiza tujya tubimenya nyuma ko byari byiza ibyo leta ibitwifuriza. Abantu barabaye bamwe ariko ni twuzuza ibyo dusabwa byose muzasanga ari byiza cyane, muzasanga ari byiza. Yego Imana ibamugisha kandi kuba harasigaye namwe abandi mukaba mushobora kuza mugatera tubikomera Imana amashyi. Reka rero ndatinze abatanzi ni Bishop Gasore Constantin n'Ingishumbi itorero rya Evangelical Restoration Church Iburasirazuba. Iburasirazuba. Bari dufite insengero hafi zigera kuri 18 zikora opérationnel ariko hasigaye ebyiri gusa, Urunguru na Rwamagana. So abandi barimo barisunika gahoro gahoro. Ubu turababwira rero mukomeze mushyiremo akabaraga ibisabwa mu musuzuze bazabafungurira vuba cyane nta kibazo. Ntabwo bigitinze. Ntabwo bigitinze uko bikose bazabafungurira. Nahisemo rero kuganira namwe, reka mfate uyu mwanya kugira ngo amakorari yacu aze kubona umwanya wo kuturirimbira. Navuze ngo uyu munsi ndawubaha hose nubwo bimeze biti. Uyu munsi nawe utanze hose hano. Navuze ngo irindi ryinjira saa 8. Ndaribamo naryo nta kibazo. Reka mbaganizeho gatoya utwimana yambaye kuvuga muri iyi minsi, ariko nasenze pe ntekereza kubyo navugana namwe uyu munsi abo twabanye mu materaniro ya mbere. Ashatse kuvuga hejuru y'intwaro z'umusirikare wa Kristo. Umukristo nk'umusirikare wa Kristo, intwaro agomba kuba yitwaje, agomba kuba afite izasabwa n'ijambo ry'Imana. Abaefeso Pawulo abandikira igice cya 6 murongo wa 10 arababwira ngo ibisigaye ukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko abo
kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatwara, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu bo mu ijuru. Uko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije zose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro ubiteguza. Kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Haleluya. Reka mpagararira hano. Ndashaka kuganira ku umusirikare wa Kristo. Umusirikare ubundi iyo atozwa hari ibintu babanza kumukorera bya mbere. Babanza kumutoza mu bitekerezo, mental, mu bitekerezo. Cyane iyo ahaye yitegura kuzajya ku rugamba, babanza kumutegura mu bwenge, mu bitekerezo. Iyo agomba kujya mu ntambara baramutegura, bundi bamwereka ko impamvu ahaye arwanira ari impamvu y'ukuri kandi ifatika, kandi agomba kurwana, akabyemera mu bitekerezo. Iyo amaze gutegurwa mu bitekerezo, urupfu ntabwo ruzi imbere ye. Niyo bari ku rugamba, habe n'ubwo mugenzi wawe yagwa, urasimbuka gusa. Hawo mauti nyuma, wowe songa mbere, urakomeza wowe ujya imbere. Ni umusirikare kubera ko yaratojwe, yarateguwe neza. Iyo amaze gutegurwa mu bitekerezo, baramwambika izindi ntwaro twita za defensive. Nuvuga arambara imyambaro ya gisirikare, agashyiramo uniform, yanditse agakubitamo umukandara, yava umukandara agakubitamo inkweto, akazirika neza, hanyuma akifureba ibintu byose agomba kwifureba. Izo ni intwaro. Akaba afite intwaro yo kurwanisha, hari izo kwikingira. Hari abandi mu gisirikare gishyashya bambara ariya majire paribari ku buryo usasu udashobora kumugeraho. Iyo anarashwe usasu ntirimwinjiremo. Izo ni intwaro zose nise ngo nizo kwikingira, defensive. Hanyuma akaza intwaro yo kurwanisha, agomba kurwanisha. Nyuma y'izo ntwaro zo kurwanisha, azirwanisha iyo ageze ku rugamba. Urugamba hari igihe rugakomera kugeza igihe abasirikare binjiranamo, impande zirwana zihangana zinshiranamo. Icyo gihe hari ubundi buryo bwo kurwana. Niyo urugamba rwakomeye cyane, hari intwaro zimwe zitajya aho ngaho, bazita mu gisirikare intwaro za musada zo gutabara. Bazishinga kure, zikajya zire kuri kombora kugira ngo zijye gufasha abantu baba barwana hariya ku rugamba. Turavuga rero intwaro z'umukristo, izo ni z'umusirikare usanzwe. Pawulo yandikiye urwandiko Efeso, ari muri gereza, ari muri gereza Efeso afunze. Zari inzandiko yanditse, arwandikira Efeso, arwandikira Abakolosayi, yandika ndetse n'urwa Filimoni. Azihunga witwa Epafrodito, yari yaje kumusura muri gereza. Aramubwira ugende usomere Abefeso, ni nk'aho yambwira uyu munsi ngusomere abakristo barya Mega bo mu karere ka Nyagatare, ubakomeze kubera
ubuzima turimo muri iyi si ni ubuzima bw'intambara. Ugende wakomeze, yari abizi ibibazo bahura nazo i Efeso. Aragenda muzarusomera Abefeso, araza urwandiko barusomera mu itorero, arongera Epafrodito ajya i Kolosayi, asoma urwandiko rw'Abakolosayi, ibo yarababwiye ngo mwe mukomerere mu buntu bubonerwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Abakolosayi mukomerere mu, arabakomeza Abakolosayi, aravuga ngo ijambo rya Kristo riba ryishingiriye muri mwebwe Abakolosayi. Buri gihe cyose muzajya mutera, mujye mubwirana, muhugurane, muririmbirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, kandi uko wa munsi wegereje ariko murushizaho kugenda mukiranuka. Abakolosayi aravuga ngo Abakolosayi mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu no kudatega kw'imibiri yanyu, ariko Imana abahinduranya mazima na Yesu imaze kunyaga urwandiko rw'imihango rwaturega, arukuraho kurubamba ku musaraba, amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, abivuga hejuru kubw'imbaraga z'umusaraba. Arakomeza arakomeza aho ngaho i Kolosayi. Hari umugabo witwaga Filemoni. Uyu yari afite urwandiko rumwohererejwe kubera ko yari afite imbata yitwa Onesimo. Yari yaramuhemukiye. Pawulo amubwiriza ubutumwa mu igereza, hanyuma Onesimo arakizwa, ariko aramubwira ati itegeko rihari nuko nisohoka bazambamba, bazamanika. Pawulo aravuga atoya, ntugire ikibazo, reka Filemoni n'umwana wanjye mu mwuka, spiritual son, reka nandike urwandiko rwa Epafrodito, genda undebere Filemoni umubwire gutya, nasi ko Onesimo yaguhemukiye, ndamukoherereje. We bari bamufungiye muri gereza, ndamukoherereje, umufate, n'umufate nk'imbata, nk'umukozi wo gukorera, umufate nk'umugaragu w'Imana mugenzi wacu, kandi ndabizi ko yaguhemukiye, ariko niba hari n'ibyo yaguhemukiye ubishyireho njyewe. Ubishyireho bibi byanjye, ibyaha umuryoza n'ibyaguhemukiye, ubishyireho njye si umwuka, kuko ndabizi sinshaka kugutegeka, nubwo mfite ubwo butware nk'intumwa ya Kristo, njye wakubwirije ubutumwa nk'umubyeyi wawe, ariko ndagusabye ngo mwakire murwa neza, kandi niba hari umwenda gufitiye nzabishyura, nubwo nanjye mfitiye iwanjye kuko nakubwirije ubutumwa bwiza. Haleluya. Araza rero agaruka hano mwa Efeso. Nawe reka mbanze mbabwire na Efeso. Ijambo rya mbere, pozisiyo yanyu mu Mana, umwanya wanyu mu Mana, mumenye ko muri abana b'Imana. Yohana yavuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Haleluya. Bakundwa, turi abana b'Imana, ubu turi abana b'Imana. Ariko uko tuzamera, oya, turacyari abakobwa b'abageni b'abari bagitwikiriye, ntabwo baratureba neza, agatimba turacyagafiteho. Uko tuzamera ntabwo kurerekana, turacyatinye, turacyari iyo ngiyo, turacyatwikiriye, ntituragaragara. Umukwe azajya kutubona twakuye hagati uko tuzaza, ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasana. Iyo numvise ko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Yego.